Muraho neza abakunzi ba Disentensi, niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel wahawe ikaze cyane. Niba ukunda amakuru y'imishinga y'ubwubatsi n'iterambere ry'u Rwanda, kanda kuri subscribe ndetse unakande ku kanzogera kugira ngo ujye ubona andi makuru mashya nk'uko tugenda tuyabagezaho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umwe mu mishinga ikomeye iri kubakwa mu Mujyi wa Kigali, ariwo mushinga w'ibiro bishya bya BNR cyangwa se Banki Nkuru y'u Rwanda. iyi ni inyubako iri kubakwa mu Mujyi mu Kiyovu, hafi y'ibiro bikuru bya BNR bisanzwe biherereye mu Mujyi wa Kigali rwagati. Ese iyi ni inyubako izaba imeze ite? Izaba ifite umwihariko ki? Kuki yubatswe hakoreshejwe uburyo bugezweho bwo kurengera ibidukikije? Kandi se ni ibiki abaturage bazungukiramo? Muri iyi video tugiye kubisobanukirwa ku buryo burambuye byose. Banki Nkuru y'u Rwanda cyangwa BNR ni ikigo gifite uruhare rukomeye cyane mu bukungu bw'igihugu, dore ko yashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane nyuma gato y'ubwigenge bw'u Rwanda. Kuva icyo gihe kugeza ubu, BNR niyo ifite inshingano zo gucunga no gutanga ifaranga ry'u Rwanda rizwi nka Rwanda cyangwa se Rwandan francs cyangwa se ifaranga ry'u Rwanda. Uretse gucunga ifaranga, BNR inagenzura imikorere y'amabanki n'ibindi bigo by'imari kugira ngo ubukungu bw'igihugu bugume butekanye kandi buhamye. Mu myaka isaga 60 ishize, ibikorwa byayo byakomeje kwiyongera, bituma habaho gukenera ibiro bigezweho kandi bihuye n'iterambere ry'igihugu kigenda kigeraho muri iki gihe cya none. Ibi biro bishya bya BNR biri kubakwa mu Kiyovu, mu gice kiri hafi cyane yaho ibiro bikuru bya BNR bisanzwe bikorera mu Mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Nyarugenge. Aha hantu hatoranyijwe kubera ko ari ahantu hafite amateka akomeye mu rwego rw'imari n'ubukungu bw'igihugu, ndetse bikazatuma ibikorwa bya Banki Nkuru bikomeza gukorerwa mu gice gisanzwe kizwi nk'ihuriro ry'inzego zitandukanye za leta n'iz'abikorera, ndetse ahantu hagezweho hazwi cyane. Uyu ni umushinga umwe mu mishinga ikomeje guhindura isura y'Umujyi wa Kigali, cyane cyane mu gice cya Kiyovu gikomeje kubakwamo inyubako nyinshi zigezweho kandi zisa neza, zijyanye n'umujyi ndetse n'aho icyerekezo cy'igihugu kigeze. Kimwe mu bintu bituma uyu mushinga uba wihariye ni uburyo uri kubaka ushingiye ku ikoranabuhanga rigezweho ndetse no kubungabunga ibidukikije. Muri iyi nyubako hateganyijwe gushyirwamo pano solaire cyangwa se imirasire y'izuba izaba iri hejuru ku gisenge, ikaba ari izafasha mu gutanga ingufu z'amashanyarazi muri za ngufu tuvuga ko zisubira. Ibi bizagabanya amafaranga akoreshwa cyane mu kwishyura umuriro, ndetse binagabanya ingaruka ziterwa no gukoresha ingufu zisanzwe zikoreshwa mu gushyushya mu nzu cyangwa se bizwi nk'ama AC cyangwa se air conditioning n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose ibyo izi ngufu zisubira zaza zije gukemura. Ikindi kandi hazashyirwamo ibimera n'ibyatsi bizafasha kuzamura umwuka mwiza no gutuma abahakorera babona ahantu heza kandi hameze neza. Ntabwo ari ubwa mbere BNR igaragaje ko yita ku bidukikije, kuko no mu biro bisanzwe ikoreramo hano n'ubundi mu Kiyovu hafi y'ino nyubako nshyashya, umuntu hasuye ahita abona ubwiza bwa irimo ibimera byinshi bitanga umwuka mwiza ndetse n'isura nziza, ukabona hasa neza, ari ahantu heza ho kumva hari amahumbezi wakorera akazi kawe wumva utekanye umeze neza. Niyo mpamvu nk'iyi nyubako nshya ishobora gushyirwa mu cyiciro cya green buildings cyangwa se inyubako zubahiriza amahame yo kurengera ibidukikije, dore ko mu myaka iri imbere inyubako nk'izi nizo zizaba zigezweho, zitegerejwe kuba icyitegererezo mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Niba nawe ubona ko inyubako zirengera ibidukikije ari intambwe nziza ku Rwanda, tubwira igitekerezo cyawe mu gice cy'ibitekerezo cyangwa se muri comment, ndetse ntibagire gukanda like kuri iyi video, ubundi dukomeze twibanire. Iyi nyubako izaba ifite amagorofa agera ku 8 tabariyemo za basement zubakwa munsi y'ubutaka. Uburebure bwayo buzayishyira mu nyubako nini zigaragara mu gice cya Kiyovu. Imiterere yayo igaragaza ko yubatswe hakoreshejwe uburyo bugezweho mu bwubatsi, hagamijwe guha abakozi n'abayigana ahantu heza kandi hizewe. Ubwubatsi nk'ubu bukoresha ibikoresho n'ikoranabuhanga bituma inyubako ibasha kumara igihe kinini kandi ikaba ifite umutekano ku rwego rwo hejuru, dore ko abasesenguzi benshi bavuga ko inyubako nk'izi ari zimwe mu zigaragaza icyerekezo cy'u Rwanda cyo kubaka Umujyi wa Kigali nk'umujyi ugezweho kandi ufite ibikorwa remezo byujuje ubuziranenge mpuzamahanga, ibijyanye no kurengera ibidukikije ndetse n'ibindi bipimo bitandukanye. Byose usanga Umujyi wa Kigali ndetse na byinshi biri gukorwa mu bikorwa remezo mu iterambere ry'igihugu bigenda bishyirwa imbere, bigatuma igihugu cy'u Rwanda gikomeza kuba igihugu gikataje mu ngeri zose. Imirimo yo kubaka iyi nyubako iri gukorwa na sosiyete ya Real Contractors. Iyi ni imwe muri sosiyete imaze kumenyekana cyane kubera uruhare rwayo mu mishinga minini inyuranye itandukanye no mu Rwanda. Mu mishinga izwi cyane yakozwe harimo nko kubaka muri Stade Amahoro, ikaba ari imwe muri kampani nyarwanda yari ifite uruhare runini mu kubaka ino Stade Amahoro ivuguruye ikagezwa ku rwego mpuzamahanga, ndetse kandi nayo yubatse n'umushinga wa Real Kigali, umwe mu mishinga urimo inyubako zubatswe mu Mujyi wa Kigali imenyerewe cyane cyangwa se iri kuvugwa mu nyubako zigezweho cyane muri Mujyi wa Kigali. Rero ubunararibonye bwa Real Contractors ni umwe mu butuma abantu benshi bizeye ko uyu mushinga nawo uzarangira uri ku rwego
bwo hejuru ku rwego mpuzamahanga. Kugeza ubu imirimo y'ubwubatsi igeze kure nk'uko muri kubibona, kandi nk'uko bigaragara inyubako yatangiye kugira isura yayo, dore ko bamwe mu bayikurikirana bavuga ko uko iminsi igenda ishira ari nako hagaragara uburyo izaba ari imwe mu nyubako zizagira ubwiza budasanzwe muri uyu mujyi wa Kigali. Ikindi kandi gitangaje kuri uyu mushinga ni uko utazaba ugizwe n'ibiro by'abakozi gusa, kuko hazaba hanarimo mize cyangwa se museum izafasha abantu gusobanukirwa amateka y'ubukungu bw'u Rwanda n'iterambere ry'ifaranga ry'u Rwanda mu bihe bitandukanye byagiye bicaho, kuko abazasura iyi museum bazajya babona amakuru ku mateka y'ifaranga ry'u Rwanda, uburyo urwego rw'imari rwagiye rutera imbere ndetse n'impinduka zitandukanye igihugu cyagiye kinyuramo mu rwego rw'ubukungu. Ibi bizafasha cyane yaba ari abanyeshuri, abashakashatsi ndetse n'abandi bantu bose bafite inyota yo kumenya amateka y'igihugu cyacu, ibijyanye n'ubukungu, mu bijyanye n'ifaranga. Ni ikintu gikunze kuboneka mu bihugu byateye imbere, aho amabanki makuru nka BNR cyangwa se Banki Centrale aba afite ahantu hagenewe kubika amateka no guhasangiza abaturage bifuza kumenya byinshi, bafite inyota yo kumenya byinshi byaranze igihugu mu bijyanye n'ubukungu. Ibi bikaba ari byo byatumye BNR nayo itekereza kuba yashyiraho ahantu ho kujya abantu basomera, bamenya amateka ajyanye n'ibijyanye n'ubukungu bw'igihugu cy'u Rwanda kigenda kinyuramo, aho ushobora kuzajya ubona inoti zakoreshejwe mu gihe runaka, ibiceri runaka. Ibyo byose abantu batazi urumiya, abantu batazi ibyo byose bazajya nabisanga muri BNR muri iki gice cya mize, aho bazajya babona amateka y'ibyo byose babwirwa cyangwa se bumva babivugwa mu mateka, bazajya babisobanukirwa neza binjiye muri no mize. Kubera iyi mpamvu rero iyi mize ishobora kuzaba kimwe mu bikurura abantu benshi basura umujyi wa Kigali muri ya gahunda ya Visit Rwanda cyangwa se Visit Kigali. Ibi ni bimwe muzaba byongera abakerarugendo, byongera urujya n'uruza rw'abaza gusura u Rwanda cyangwa se Kigali by'umwihariko. Ese mubona igitekerezo cyo gushyira mize mu nyubako ya Banki Nkuru y'u Rwanda ari cyiza? Tubwire igitekerezo cyayo hasi muri comments. Ese ni iki wifuza kuzabona muri iyo mize igihe izaba yatangiye kwakira abayisura? Kubaka iyi nyubako ntabwo ari ukongera ibiro gusa, ni ikimenyetso cyerekana uko urwego rw'imari rw'u Rwanda rukomeje gutera imbere. Ni umushinga uzatanga ahantu heza hifashishwa ikoranabuhanga rigezweho, ugafasha no kunoza imikorere ya Banki Nkuru y'u Rwanda, kandi ni umushinga ugaragaza icyerekezo igihugu gifite cyo kubaka ibikorwa remezo bigezweho kandi byubahiriza ibidukikije. Ku rundi ruhande, uyu mushinga ukomeje gutanga akazi ku bantu benshi batandukanye bakora mu by'ubwubatsi no mu zindi nzego zitandukanye, aba ari abacuruza ibikoresho by'ubwubatsi n'abandi bakora ibikorwa n'ubundi bijyanye n'uno mushinga wo kubaka. Iyo umushinga nk'uyu wubatswe, hari inyungu nyinshi zigaruka ku bukungu bw'igihugu ndetse no ku iterambere ry'umujyi wa Kigali. Muri make rero ibiro bishya bya Banki Nkuru y'u Rwanda biri kubakwa mu Kiyovu, ni umwe mu mishinga ikomeye kandi ufite umwihariko udasanzwe, dore ko ari inyubako izaba ifite amagorofa 8 yubatswe mu buryo bwa green building cyangwa se amazu arengera ibidukikije, ikoresha ingufu z'imirasire y'izuba, ikaba yubakwa na Real Contractors ndetse ikazaba irimo na mize izafasha abantu gusobanukirwa amateka y'ubukungu n'ifaranga ry'u Rwanda. Kugeza ubu nk'uko mubibona, imirimo yo kubaka igeze kure kandi inyubako yatangiye kugaragaza isura yayo ya nyayo. Niba wakunze aya makuru, kanda like, subscribe kuri Sentence, unasangiza iyi video inshuti zawe kugira ngo nazo zimenye byinshi kuri uyu mushinga ukomeye kandi mwiza. Murakoze cyane kuba mwakomeje gukurikira iyi video, nanjye ndabashimira cyane. Tuzongera kubonana mu yindi video ikurikira, naho utaha. Bye bye, ciao ciao.